Reka nongere mbaye ikaze rero ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu chorchim lilochot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi? Tugiye kureba ibivejuru bita ibigiant bivugwa mu itangiriro 6 byari biki. Mbere yo kwinjiramo rero reka maze nkubwire kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi namwe bakomeje kwandikisha ndabashimiye cyane. Subscribe usangiza abantu inkuru nk'izi, kuko ukuri kubohora imbohe. Itangiriro 6 ritubwira ko hari abantu ibijeya byabagaho, abenshi bita impanuka. Byabayeho hari ibintu bikomeye cyane by'intwari mu gihe cya kera, ariko se ibyo bintu byari biki? Benshi bavuga ko ari abamarayika baguye, abandi bakavuga ko ari abakomotse ku bamarayika baza bahura n'abana b'abantu, abagore. Ariko se kuki ibi bintu bikomeje kuvugisha abantu benshi cyane kandi insengero ntizibivugeho na gato? Ni ukubera iki? Kubera iki rero insengero zidashaka kubitekerezaho, zidashaka kubimenya? Kuki babihishira kandi muri Bibiliya babihushuraho gatoya bakabivugaho ariko ntibabivuge cyane? Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ibi hejuru, turebe uko byabayeho n'icyo bivuze ku nyoko muntu. Bivuze iki ku nyoko muntu? Ka turebe rero ibintu bidasanzwe bivugwa mu itangiriro 6 rimwe kugeza kuri 4. Icyo gihe rero abana b'Imana baraje babona abakobwa b'abantu, babona ari beza, babagira abagore. Noneho nyuma bakomokwaho n'ibyo bivejuru, ibyo bigiant bavuga muri iyo minsi, akaba ari bwo byabyaranye n'abana b'abantu. None rero reka turebe twibaze ibi bintu kuki muri Bibiliya bivugaho gato ariko bagahita babisimbuka. Iyo biganiriweho n'abantu babijyaho impaka z'urudaca n'izirangire. Ni ukubera iki? Kubera ko nyine nta bumenyi tubifiteho, batabitwigishije, batabivuzeho cyane ngo tubirebe. Ariko reka turebe uyu munsi uko bimeze. Mbere rero y'umwuzure hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ibivejuru biramanuka, ari byo byitwaga abana b'Imana, bifata abagore b'abantu, noneho bibyarana nabo, ibyo bita ibimanuka. None se kubera iki ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga ko ari ibintu bidasanzwe byabaye, ari ubwoko budasanzwe bwabayeho, mu ncamake bagahita basimbuka bagahita bagenda? Kubera iki? Kuki batabivugaho byimbitse kugira ngo tubimenye, tumenye ibyo bivejuru n'ibyande byagenze gute, byavuye he, izo nkuru zose bahisha bigenda gute, byagenze gute? Turebe rero abamarayika baguye. Mu bisobanuro bya kera bavuga ko ibyo bivejuru byari byakomotse ku bamarayika bahuye n'abagore nyine. Ariko mu gitabo cya Enoke inyandiko za kera zitubwira ko ibyo bintu byitwaga ibyabona byaje ku isi, noneho bigira ry'abakobwa abagore b'abana b'abantu, ariyo mpamvu byabyaranye nabo, noneho bibyara ibyo bihangange, akaba ari bwo byinjiriye inyoko muntu. Urumva ko byahinduye inyoko muntu nkuko tugiye kubireba, kuko biri mu byateye uriya mwuzure Imana yakubuje umwuzure kugira ngo ibirimbure. Ibi rero bikatubwira ko aricyo cyatumye Imana itera umwuzure, ko atari ukubera ibyaha bya muntu gusa, ahubwo amaraso ya muntu yari amaze gutobwa n'ibyo bintu, kuko byari bimaze kwangiza ikiremwa muntu. Ariko ikibazo twibaza ni ikihe rero? Niba abamarayika barivanze n'abantu b'abantu, ni gute umwuka uvangwa n'umubiri kandi byose bigakorerwa ku isi? Ese nuvuga ko inyoko muntu yari yarinjiriwe, yarahinduwe mbere y'umwuzure? Ka turebe ingingo ya 2 igenderwaho rero
Seti na Gahini. Seti na Gahini mu madini, mu nsengero zimwe na zimwe bavuga ko hari ububasha, imbaraga z'umurengera zakoreshejwe, noneho abana b'Imana aribo bita abamarayika bakaba barakomokaga ku murongo wa Seti, noneho abana b'abantu b'abakobwa bo bakaba barakomokaga kuri Gahini. Seti na Gahini noneho rero barahura, bamaze guhura aribwo bavanyemo ibyo bintu bita ibigiant. Niyo mpamvu amasengero amwe n'imwe, insengero zimwe na zimwe zibivuga gutyo, ntizivuge ko ari abamarayika, ahubwo zikavuga ngo ni abakomotse kuri Seti n'abakomotse kuri Gahini babyaranye, noneho babyara ibyo bihangange. Ariko iyi sobanuro iyo ugiye mu Giheburayo usanga ifite ibibazo. Nifrim bivuga abamarayika baguye. Urumva ko ntago baba ari abantu bari basanzwe aho ngabo ba Seti na Gahini, kuko Nifrim bivanye mu Giheburayo bize mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi cyangwa mu Kinyarwanda bivuga abamarayika baguye, ibihangange by'abamarayika baguye. None rero ni gute abantu basanzwe basobanurwa nk'abamarayika baguye? Urumva ko iyi nsobanuro itangwa ya kabiri y'abantu bavuye kuri Seti no kuri Keni ntago ifata, kubera ko mu Giheburayo bivuga abamarayika baguye. Kubera iki rero bibaye ari abantu basanzwe, ukwihuza kwabo ngo babyarane byaba byarateye Imana agahinda kugira ngo ibe yakubura ikoresheje uwo mwuzuro. Urumva ko iyi nsobanuro ya kabiri ntago ifata. Imvugo ya gatatu rero ikoreshwa bivuga ko ari amayobera arenze kure iby'umwuzure. Tubisanga mu Itangiriro 6:4, ari naho bavuga ko ibyo bihangange byari biho ahubwo ku isi muri icyo gihe. Noneho nyuma abantu bakibaza bati ese byaje kurenga umwuzure gute ko na nyuma y'umwuzure byari biho? Nkuko tuzoma mu Kubara 13:33 bitubwira ko ibyo bihangange na nyuma y'umwuzure byari biriho kuko mu gihugu cy'isezerano aho Mose ashaka kwambuka ibyo bintu nabyo byari bihari. Wibuke cyangwa bavuga bajya kurunguka bakareba bayishwa, baravuze ngo twasanze ibihangange bikomeye cyane ntaho twabyisukira, twe tumeze nk'isazi imbere yabyo. Ku mwuzure rero, niba umwuzure ugamije kubirimbura byose, byagarutse gute? Byagenze gute? Ese byakoreshaga umwuka kubera ko wenda byari umwuka bitashobora gupfa? Byagarutse gute? Ese byagarutse mu kwihuza, habaye ukwihuza kundi tutazi, cyangwa se inkomoko yabyo n'inyoko yabyo yaba yararokotse mu bundi buryo amateka atatubwira byarokotse gute? Noneho rero amateka n'ubwenge bihishe bitubwira iki? Mu gitabo cya Enoke kitubwira ko abo bamarayika baguye ntago baremye ibyo bihangange gusa, ahubwo bigishije abantu n'ibintu bidasanzwe nk'ubupfumu, kumenya iby'ijuru, intwaro n'ibindi bintu bihindura uturemangingo byose byigishije muntu. Abantu rero bakaba barabonye ubwenge batari baragakwiriye kumenya Imana itaragene umuntu ngo amenye. Niyo mpamvu rero ibi bihangange byo byatumye habaho ihindurwa ry'uturemangingo twa muntu ku nshuro ya mbere. Ariyo mpamvu byashakaga guhindura ikiremwa muntu Imana yaremye mu ishusho yayo neza, cyari kimeze neza, kugira ngo bagihindure ukundi. Ibyo rero byo guhuza yaba abamarayika bavuye mu ijuru n'umubiri wa muntu kuri ino si, ibyo bintu nimbura ko byagenze, byaba ari iyo bya mbere byatumye uturemwangingo twa muntu duhindura, bikaba byo wenda bishaka kuba nanone muri no minsi ya nyuma, kuko Imana itubwira ngo uko byagenze mu itangiriro, shaka kumenya impera ajya mu itangiriro uko byari bimeze mu itangiriro niko bizamera no mu impera y'isi. Turebe rero mu gusoza twakwibaza tuti niba ibyo bijyanye byaragumyeyo,
bikahaguma ngo akaba ari amayobera akomeye nk'uko babivuga. Noneho bikaba byari bifite ubwoko bwabikomotseho, ariko Imana itari yaragambiriye ko ibyo bintu bivuka. Byaba byarabaye mu ijuru bikamanuka bikaba byaramutse mu ijuru, cyangwa se bikaba byari biriho mbere, bituma twibaza iteka kuki iri tangiriro rituzuye ridusigira ibibazo cyane ahubwo aho kugira ngo biduhe ibisubizo. Wibuke ko itangiriro hari igitabo tuzareba, ibi bitabo ngiye kwihangana ibitabo mbireba tubisome. Ibyo bintu ndibaza tuzabisanga mu bitabo bavanyemo mu itangiriro. Igitabo cy'itangiriro mbere ya kiriya gitabo tuzi cy'itangiriro ko gitangira, hari ikindi gitabo cy'igice bakaseho cy'itangiriro, nicyo tuzabisangamo tubisome turebe. Ni ukuvuga rero abantu iyo bibaje kuri ibintu by'ibijanti by'imanuka byaguye, ikintu kimwe twese tumva ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ibi twemeza ko inyokomuntu ishobora kuba itari yo yonyine ku isi icyo gihe, nk'uko twabivuzeho mu kiganiro gishize. Muri video y'ubushize naganiriye kuntu Adamu na Eva bashobora kuba atari bo bantu ba mbere babayeho. Ibi ngibi urumva ko byongera bikunga muri kiriya kiganiro, muri iriya video twakoze ubushize, bitwemeza ko byanze bikunze inyokomuntu ishobora kuba atari yo yonyine yari ku isi. Ibi rero bikaba tugendeye ku byo tuzi birenze ubwenge bwacu bwa muntu bwo kumva ibyo ari byo, kuko ibi bintu bihishwe nk'uko tuzabishura muri biba bitabo bavanyemo bya mbere y'itangiriro. Turebe rero, ese ibi bivejuru bishobora kuba byaragarutse cyangwa bizanagaruka muri iki gihe cyacu? Kuko bivugwa ko yaba ibi bivejuru yaba aliens zigomba kuzagaruka muri iyi minsi ya nyuma byanze bikunze. Ese twaba tubona ibimenyetso bitwereka ko bica amarenga ko bishobora kuba bigiye kugaruka muri ibi bihe koko? Hari ibyo twatubona? Niba hari icyo ubiziho nawe, ibi hejuru byandikeho utubwire, kandi noneho wiyandikishe. Nkaba nkomeje gushimira abiyandikishije nabo muri benshi kugira ngo dukomeze dushakishe ukuri. Subscribe kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kuko nzi neza ko tunyote ukuri. Mbona amanywa nijoro uko mwiyandikisha mushakisha ukuri amanywa nijoro, bingaragariza ko kuko dushaka kumenya ukuri. Nkambashimira abo twabanye nawe utatuganira ku nkuru nk'izi. Nanone Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.